Uyu mwana ari kuturirimbira indirimbo yubahiriza igihugu. Nicyo gikorwa ahisemo kiri buze kumwibutsa ibihe byiza yagiriye ku ishuri. Ubu rero yashoboye kugera mu muryango. Ariko se ni ibi ngibi byonyine azakora? Hamwe na bagenzi be bandi, hari ibyo mwakora mukibutsa neza ibihe byiza mwagiriye ku ishuri. Kuba wageze mu biruhuko si igisobanuro cy'uko ureka ikaye ngo uyijugunye. Niyo mpamvu hari zimwe mu nama tugiye kujya muri videwo igiye gukurikira. Ni ikaze kuri mwese. Reka dukomeze twumve uko ari kuririmba iyi ndirimbo yubahiriza igihugu. That's fine. Ufite umwana akaba yarageze mu rugo cyangwa se yaraye ageze mu rugo aturutse ku ishuri, icya mbere akeneye ni uburyo bwo kuruhuka buri buze gutuma yibona muri sosiyete yindi ataherukaga cyangwa se atari arimo kenshi, cyane ko ibi biruhuko bifata igihe kirekire. Hanyuma rero uyu mwana aratozwa uturimo dutandukanye, aratozwa gukora uturimo tunyuranye, aratozwa mu buryo bunyuranye buri buze kumufasha kwibona neza ndetse no gukunda ibiruhuko. Uyu mwana rero washoboye kugera mu rugo iwawe aragerageza gufatwa nk'umushyitsi, icyo ni icya mbere. Ahabwe umwanya uhagije wo kuruhuka, ahabwe uburyo bumunyuze bwo kwisanzura. Televiziyo atarebye kubera ko rimwe na rimwe yashoboraga gutuma adatsinda neza amasomo ye cyangwa se ibizamini bye. Ubu ngubu noneho ugiye kujya umugenera umwanya wo kuyireba amakuru atarebye, kubera ko rimwe na rimwe byashoboraga gutuma afata umwanya yibereye muri ibyo, bigatuma adashobora gukurikira neza amasomo. Uyu ni wo mwanya wo kugira ngo abirebe. Ariko rero noneho nubwo bimeze gutyo, ari buze kubireba biri kuri kondisiyo runaka. Icya mbere, agenerwe nibura iminota 45 yo gusoma buri munsi. Iminota 45 ingana na periyode imwe mu buryo tubigishamo, ko twe periyode ingana n'iminota 40. Rero gufata iminota 45 akareba mu ikayi imwe uyu munsi, niba ari kuwa mbere, kuwa kabiri agafata indi minota 45 akareba mu yindi, ntabwo bizamusirisharija kandi azaguma yibuka matsiyeri yize mu mwaka uba warabanjije. Hanyuma rero indi ngingo ya kabiri ni ukumwibutsa kuryama hakiri kare. Umwana akagira amasaha aryamira, nibura ntarenze saa 2:30 atararyama, kugira ngo bize kugera saa 11 nibura hari icyiciro amaze kugeraho cyangwa se ikigero amaze kugeraho cyo kuruhuka k'umubiri we. Indi ngingo ya gatatu dushobora kuvuga ni ijyanye no gusura imiryango. Ni byiza yuko umwana ahabwa umwanya agasura imiryango itandukanye aba atarabonye umwanya wo gusura, kuko nibwo buryo bwonyine aba abonye bwo gusabana n'inshuti n'abavandimwe bo mu miryango yo hirya no hino. Ingingo ya kane nshobora kuba nabasangiza ni uburyo bwo kutamubabaza cyangwa se ngo umujenjekere. Reka mvuge kubabaza future ye. Kubabaza future ye nshatse kuvuga kwa kundi ufata umwana ukamugira abajeyi. Uyu ni wo mwanya mwiza wo kubatoza imirimo itandukanye. Umwana yafura amasogisi, yafura ishati ye, yakoza inkweto, yahanagura ibyombo, ndetse yafata umukubuzo agakubura. Ibyo byose nta handi azabikura kuko nyine yabitorejwe aho ngaho. Turi kumwubakira ejo hazaza, bityo bigomba kugirwamo uruhare natwe twese. Ndabashimiye. Niba hari izindi ngingo nawe utekereza dushobora kuba twavugaho muri uyu mwanya, ni karibu. Murakoze cyane.